ijwi ry'Imana rirambwira ngo urubanza rw'intama n'abashumba ruratangiye. Nuko nguko. Hanyuma rero aha rero ndashaka kugira ngo n'abadukurikiye batwumva. Narabajije ngo mbese urubanza rw'abashumba ruratangiye bakoze iki? Imana irambwira ngo urubanza rw'intama n'abashumba dore uko ruteye. Abashumba barazira ibyaha bibiri. Icyaha cya mbere no kurira. Marayika yarasobanuriye arambwira. Nukuvuga ngo igisobanuro cy'aba bashumba ni umuntu wese uzi yuko aragiye umukumbi w'Imana, ariko akaba yarataye umurimo w'Imana, akaba atawukora neza uko yagombaga kuwukora. Abo ngabo rero igihano cyabo kirabegereje. Hanyuma none ndabaza ariko se aba bashumba ni iki cyaha bakoze gusa cyangwa hari n'ikindi cyaha bakoze? Hari ntago ari iki ngiki gusa. Hanyuma rero iramwera ngo reka nkwereke n'ibindi byabo. Ngiye kubona mbona rero byabaye byinshi. Hanyuma rero kwihana ntibabiha imbaraga. Kutabiha imbaraga rero byatumye ibyaha biba byinshi. Aho ugasanga umukristo arimo arashaka ko yakwikiza ibyaha. Umukristo agasambana akajya kwaturira uwo basambanye. Nuvuga ngo babuze hari umurongo, n'umurongo wo kugira ngo bakire ibyaha, noneho babe abakristo beza. Icyo rero nacyo kikaba ni ikirego abashumba baregwa. Baregwa ko barangaranye intama mu kuzirangarana, ibyaha biragenda biba byinshi. Bimaze kuba byinshi rero ibyo byose byarazamutse bigera imbere y'Imana, irababara cyane. Kumbwira irambwira ngo ubu noneho yanzu ndayemeye, ikindi gihe cyose bari barambeshyeye. Bivuga ngo burya hari n'abahanuzi babeshyera Imana, ariko Imana atari yavuganye nabo. Mwene ibyo rero ntabwo bishobora kuzasohora. Buriya hari n'abantu nshaka ko aha nimpagera ndavuga no reka mvuge ku bantu wenda bafite amasezerano. Ndashaka kuvuga ko abantu bafite amasezerano ntago bose bafite amasezerano y'Imana, kuko hari ayo bafite atari nayavuzwe n'Imana, ariko gusa icyo nshimira Imana nuko ibyavuzwe n'Imana birasohora. Kandi Bibiliya avuga ngo ubuhanuzi bwose nanone bwemerwa busohoye. Nta gipimo, nta bundi buryo wabipimamo ngo umenye ngo uyavuganye n'Imana cyangwa ntiyavuganye nayo. Ariko ni ugutegereza mbega. Ariko ubwo ndashaka kubwira nk'abahanuzi bajya bahanura badakoreshejwe n'Imana, bakavukoresha amarangamutima yabo ko Imana izabahana. Bakwiye kubireka rero. Ku muhanda ino muhanda uragenda wuzuraho amafaranga ku buryo wayanyuragaho ukabona nta gaciro afite. Noneho kubera inzara rero mbona abantu batangiye gupfa, barimo barapfa, ukagenda ukanyura ku muntu agapfa ari imbere yawe ugahita ugakomeza, nta kintu wamurengeza, nawe ntacyo ufite. None ndavuga nise Imana ibi bintu ni ibiki? Araba ngo Imana irambwira, marayika arambwira ngo uribaza se? Mbega iyo navuga ati Imana ibi ni ibiki, hari igihe Imana yitaga ivuga nkabyumva, cyangwa marayika agahita akamusobanurira. Noneho marayika arambwira ngo uribaza ati icyo gihe kizaba gikomeye, nta byo kuvuga ngo umuntu ni runaka. Icyo gihe nta titre izakora, ntago nta uzarisha ngo afite amafaranga. Irambwira ngo nta na kimwe cyo kurishisha gihari, ngo icyo gihe bizaba bikomeye. Ndaguma nditegereza ndareba. Urumva nyine iyo ureba ibintu nk'ibyo nawe wahamutse, kuko wumva nawe bikureba. Noneho igihe nkomeza kwibaza nabiburiye umurongo, nabuze igisubizo cyabyo, nabuze icyo nkora. Rirambwira bizaba bikomeye gusa muri icyo gihe cy'iyo nzara, bizaba bikomeye. Ngo ngiye kubona nkiraho ko iyo gari ya moshi yari iriho amabendera y'isi yose. Urimo urabyumva? Yari iriho amabendera y'ibihugu by'isi yose iyo gari ya moshi, ariko gari ya moshi yari iziritseho ibimasa. Ibyo bimasa nabyo byarasaga, bimwe wabonaga ari ibihogo, ibindi ari amagaju ahafa aho ngaho. Ibyo bimasa nabyo byari bifunze kuri ya gari ya moshi, byari byambaye iminyururu mu izosi. Noneho ariko bikaba bifunze kuri ya gari ya moshi. Noneho uko gari ya moshi yirukankaga n'umuvuduko mwinshi, nabyo byarirukaga cyane n'umuvuduko mwinshi. Urimo urabyumva? Gari ya moshi mbona irarenze. Ariko nyibazaho, gari ya moshi yirukanka ikurura ibimasa, ikurura ibiki? Uri urabyumva? Ngiye kwitegereza ahashize akanya ari mu kubyibaza, mbona ikimasa kimwe kiragarutse, kiza uruhande rwaho nari mpagaze. Kibabaye kirandeba, kikakindebana umubabaro mwinshi cyane. Ntange ikimasa ndakireba mu maso, ndakireba nasi ikimasa Mana kibaye gite koko. Ko nkibonye kinyura kuri gari ya moshi kiziretseho kiruka, none kiba kigarutse. Ese gari ya moshi iragitaye, umunyurusu uracitse, ese bigenze bite? Ariko nakira mu izose nkabona nta munyururu gifite. IREMBO RYERA TV.
reka tubasuhuze nshuti bakunze b'Irembo Ryera, tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza kandi kugomeza kugubwa neza aho muherereye. No kuvuga hari abarwaye, hari ndetse n'abazima. Turagira ngo tubabwire ko ukomeza kwihangana, nubwo hari byinshi uri guhura nabyo, ariko ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima. Irembo Ryera rero rirakuramukije kandi riranakuremesheje ngo ukomere utuze. Ejo hawe ni heza, ejo hawe Imana irahafite, ejo hawe Imana ihatekerezaho. Wowe ufunga iki kiganiro bwa mbere, turagira ngo wenda niba bigukundiye ukore subscribe ndetse ukore na comment, cyangwa se unadufashe gusharinga kugira ngo ubutumwa tugiye kumva bugere ku bantu beshi kandi bose. Hanyuma turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi, turi kumwe n'umuhanuzi abantu bakunze cyane, ariko nituza kugera ku musozo w'ikiganiro araza kubaha nimero ze ku buryo rwose mushobora kujya mumuhamagara, uburyo buri direct, ndetse abifuza ko abasengera akabasengera, kuko Imana yamuhaye impano nyinshi cyane, kandi Imana imukoresha ibintu by'ubutware. Ndagira ngo rero mbere yuko twinjira mu kiganiro ubanze wibwira abadukurikiye, wenda abaje kano kanya. Nitwa Hategekimana Jean Marie Vianney, ndi umugabo mfite umudamu n'abana babiri, ndi umukristo, nkaba ndi n'umudiyakoni. Imana iduhana umugisha. Yego rwose. Aguhamagaye ukaba n'umuhanuzi. Yego rwose. Ukaba uri umuntu Imana yahaye impano zayo kandi zikora neza. Mbere yuko twinjira mu kiganiro ndagira ngo n'ubundi dusengere. Data wa twese uri mu ijuru, nongeye kugushimira kuri uyu munsi. Uyu munsi wari warawuteguye, wari ubizi neza ko ari wo munsi ubutumwa bwiza buzagenda bukagera hirya no hino. Niyo mpamvu nkwinginze rero cyane muri uyu mwanya kugira ngo wohereze imbaraga zawe Mana zururukire kubana natwe. Amen. Umugambi wa Satani ushaka ko ubutumwa bwiza budakwira ku isi hose tuwuburijemo mu izina rya Kristo Yesu. Dusengeye abatwumva n'abadukurikiranye kugira ngo umwuka wera agenda bagereho kandi abahishurire byinshi birenze ibyo tugiye kuvuga. Turasaba cyane ngo imbaraga zawe Mana zururukire kutugota, mwuka w'imbaraga yurukire kubana na buri muntu wese ugiye kudukurikirana. Urakoze cyane Mana, ngaho bana natwe dufashe kandi dutangire neza dusoze neza, mu izina rya Kristo mbisabye nizeye, amen. Amen. Yesu aguha umugisha. Ni mu kiganiro imboni y'umuhanuzi, kandi ako gakuremo rwose tangire. Reka tubasuhuze nshuti bakunze b'Irembo Ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. No kuvuga bari mu Rwanda, bari mu mahanga, badukurikirira ku migabane yose, turabaramukije mugira amahoro y'Imana kandi tubigomeza kubifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Wowe ushobora kuba utameze neza, wowe se urwaye, wowe se waraye nabi, ufite wenda agahinda cyangwa umubabaro, ndagira ngo nkubwire uhumure, ejo hawe Imana irahafite kandi Imana irakwizeye. Imana muri kumwe ntabwo yaguta, n'ibyo uri kunyuramo none ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima, ejo hawe ni heza. Komeza rero kugira ubuzima bwuzuye ukurikira Irembo Ryera, ariko kandi tunakubwira ko ubaye ari ubwa mbere ugeze hano kuri iki kiganiro, ibiganiro byacu, wakwiyandikisha ugakora subscribe, hanyuma ukazajya uhita ubona ibiganiro, ugakora no kwako kazogera kugira ngo ujye uhita ubona rwose notification mu buryo butagoye. Turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi, turi kumwe n'umuhanuzi ufite amavuta y'Imana, Imana ihagurukije kandi irimo ikoresha. Hanyuma ku musozo w'iki kiganiro turaza gushyiraho nimero ze kugira ngo abifuza ko abasengera, abifuza ko abagirira umumaro mu buryo bwose, kuko Imana imuhagurukije kugira ngo ayikorere, turaza kuza kuzibaha uburyo bwose bwo kuza kubona izi nimero. Biraza kugenda neza rwose kandi bikunde. Hanyuma ndagira ngo mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu mu mboni y'umuhanuzi, utangiye wibwira abadukurikiye. Nitwa Hategekimana Jean Marie Vianney, ndi umugabo mfite umudamu n'abana babiri, ndi umukristo. Yes. Ukaba n'umuhanuzi. Nkaba n'umuhanuzi. Yego. Hari abahanuzi babyiyita, hari n'abandi babyemera kandi bazi ko ari nabo. Yego rwose. Mbere rero yuko dukomeza ikiganiro ndagira ngo n'ubundi ubanze dushyire imbere y'Imana, dusengere uyu muntu udukurikiye. Uwiteka Mana yacu,
uri Imana y'urukundo kandi uri Imana y'imbaraga nyinshi. Turi imbere yawe muri uyu mwanya dushima ineza n'urukundo dukunda rwa buri munsi. Wewe wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Turakuraritse cyane kugira ngo wohereze umwuka wera ari we mufasha w'itorero kugira ngo aze kubana natwe muri uyu mwanya, muri iki kiganiro, muri ubu butumwa bwiza. Imbaraga zikomeye zo mwijuru zurukire kutuzenguruka. Nirukanye imbaraga z'umwanzi Satani mu izina rya Yesu. Ya myuka mibi irwanya ijambo ryawe turayirukana dusenga mu izina rya Kristo Yesu. Dusengeye abadukurikirana bose kugira ngo umwuka wera basanga aho bari kandi arusheho kubahishurira no kubaha imbaraga zo gukora icyo ushaka. Komeza kudufasha no kuturinda, bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Uyu munsi tugiye gukomeza twumva ubutumwa twakwita ko tugiye kugenda duhera imuzi kugira ngo ubutumwa bwose Imana yaguhaye abantu babwumve kandi babwakire. Yego. Tugeza ako gaseke. Murakoze cyane. Ikintu ngira ngo wenda tuganire kuri uyu munsi no kugira ngo twumve umugambi Imana idufiteho. Ubundi Imana ikunda umuntu kuruta uko wabitekereza, kuruta uko tubitekereza. Ndibuka Imana yigeze kumbaza ikibazo, imbaza ikibazo kirankomerana. Irambaza ngo umuntu ni iki ku Mana? Numva kirankomereye. Noneho irongera irambaza ngo mbese Imana ni iki ku muntu? Nacyo numva kirakomeye. Ariko irongera irambaza ngo mbese Satani ni iki ku Mana? Cyangwa umuntu ni iki kuri Satani? Icyo kibazo rero cyari gikomeye cyane. Ariko ndasenga ndavuga Imana ntabwo ibyo bintu bisobanukiwe pe. Ko cyari ikibazo gikomeye cyane. Ariko Imana yaje kumishurira imbwira icyo yari imbajije sanga kirakomeye. Irambwira ngo umuntu ku Mana ni ibyishimo byayo. Noneho Imana ku muntu ni ubuzima. Niho nahise menya ko Imana idukunda urukundo rukomeye cyane. Buriya rero hanyuma Satani rero ntabwo ubundi Satani ntabwo yanga umuntu ahubwo yanga Imana. Bivuga ngo umuntu ni ibyishimo by'Imana. Iyo arwanyije umuntu akamuvana mu bushake bw'Imana akamwambura Imana, we abakoze igikorwa cyo kubabaza Imana. Niyo mpamvu Satani ahora arwana no kugira ngo akoreshe umuntu ibyaha. Nuvuga ngo Satani yakoresheje umuntu ibyaha aba yambuye uwo muntu Imana. Rero we ntago Satani gahunda bafite ari ukubabaza umuntu, ni ukubabaza Imana. Nuvuga ngo umuntu ni ibyishimo by'Imana. Iyo Satani yambuye umuntu rero Imana abazi ko neza ko igikorwa gikomeye cyo kubabaza Imana. Nese buriya hari abantu baba badukurikirana bakaba batese Imana ko tuzi ko ifite imbaraga, Satani atwara umuntu ate Imana ireba he byagenze gute kukitayisekura? Biriya rero ndashaka kubwira ikintu ugomba kumenya. Ubundi impamvu Imana yemeye ko birabibaho, Imana yashatse kugaragaza ubutabera bwayo. Ubutabera bwayo kugira ngo bamenye ko habaho ubutabera bw'Imana. Niyo mpamvu yanashyizeho uburyo kugira ngo ikavuga iti nunyuri inzira uzaba uwanjye iteka, ariko nutayica uzaba wa Satani. Uzaba wa Satani. Ahubwo buri Imana igusigira amahitamo yawe. Amahitamo y'umuntu. Kandi Imana ntago ijya yivanga mu mahitamo y'undi y'umuntu. Icyo namaze kubona nuko Imana yubaha amahitamo y'umuntu. Ruvuga ngo yo irakwereka, yamara kukwereka ubundi wowe ugahitamo. Imana rero itugirire neza. Ariko abantu benshi badakizizwe n'abaki bose bagiye baza, ariko ubundi ko Imana yo yaremye ibintu byose, iki cya Satani yakirimbuye kikagenda, abantu n'ubundi bakomeza kwibukira Imana. Ubu rero nubona iyo uvuze noneho uriya Imana ukuntu ikora ntabwo ari nk'abantu. Ni ukuvuga ngo Satani yararemwe kuko natwe twaremwe. Noneho rero imaze kumurema arigomeka akora ibibi ndetse yanga no kwihana. Yanze kwihana Imana iramwirukana, mwirukana Mwijuru, yirukanwayo, ajugunywa rero mu isi y'umwijima. Aho rero niho atura n'ingabo ze n'abadayimoni, naho batuye. Imana ishakira gereza ikamufunga ariko ntabashe kugira ibindi bikorwa akora. Erega we habayeho gusaba, urumva yarirukanwa. Amaze kwirukanwa mu ijuru ahita nuvuga ngo Imana imushyiriraho igihe cyo kuzamuhana. Ntabwo Imana ihita ihanira ako kanya. Niyo mpamvu ubona n'umuntu akora nabi ariko Imana ntimuhanira ako kanya. Kikaba kikidege. Yaramuretse kugira ngo igihe cye kigere. Igihe cye kigere. Nuvuga ngo iramutse imuhannye ubwa butabera bwayo ntabwo bwabukoze. Ubwo
mbega arakatiye urukiko Mwijuru rwaramukatiye Satani yarakatiwe karindiriye cya gihano ko kigera neza akaba aragira niyo mpamvu umuntu akora ibyaha Imana ikamureka suko ibitamureba ariko igashyiraho kumuburira ikamuburira igatuma abahanuzi igatuma abakozi b'Imana aribyo ngibi ubona natwe turi hano kugira ngo tubwire abantu umugambi w'Imana ku bantu bagaruke bave muri izo nzira mbi rero Satani yajya gushuka umuntu ubundi agushukisha ntago Satani ubundi yica umuntu ahubwo aragushuka ukiyica aragushuka ukiyica we icyo akora ni ugushuka waragushuka agakoresha ubwenge bwe akagushuka ukiyica none uko kwiyica rero bikazaba aribyo bizagutsinda ko wiyahuye burya ntubona Yuda burya Yuda iyo yihana yari kubabarirwa ariko icyaha yakoze cyo kwiyahura burya nicyo cyose gituma acirwaho iteka ariko ziko uvuze akantu Satani aragushuka wowe ukiyica ntago yakwica nta n'ibyo kwica afite arabifite byinshi ariko noneho kondisiyo Imana ikoresha amategeko Imana ikoresha itegeko niyo mpamvu ubona Imana ikoresha abahanuzi kuza kwikorera ntago byayinaniye ahubwo ikoresha abahanuzi igashyira umuhanuzi imbere yo igakorera mu muhanuzi nuko Imana ikora noneho rero Satani nawe rero agakoresha umuntu nawe ashyira umuntu akira imbere umupfumu nawe akamujya inyuma akamukoreramo kandi si abapfumu gusa agira n'abandi banakorana nabo batari abapfumu uri kubyumva akabakoresha rero noneho rero ari Satani ari n'Imana bahanganye muri ubwo buryo bose bakoresha umuntu Imana igakoresha itegeko Satani we agakoresha kwica itegeko uri kubyumva buriya ikintu kinezeza Satani gikomeye ni ukuba umuntu yarigishijwe itegeko ry'Imana hanyuma wakarimukuramo we nicyo akoresha awakoresha kugukura mu mategeko y'Imana nivuga ngo ikintu rero kimunezeza buriya anezezwa nuko abantu batitondera amategeko y'Imana burya nicyo kintu abashaka kubatandukanya we ku bwa Satani abashaka ngo nibura musenge cyane munakore n'ibitangaza abashaka ngo nabyo bikorwe ariko ibintu bibiri abashaka ko bidakorwa kwitondera amategeko y'Imana icya kabiri kwihana ibyo bintu bikora bibiri kwihana ni ukuvuga ngo ntabashaka ko bikorwa kuko niho ubugingo buri gusenga cyane utihana ntacyo bimutwaye kubwiriza cyane utihana ntacyo bimutwaye nubwo wakora ibitangaza byinshi cyane ntacyo biba bimutwaye ariko uri umupagani utihana kuko azi ko kwihana ariko gushyira amategeko y'Imana mu bikorwa ni icyo badashaka rero ni icyo badashaka akarwana akagira strategy arwana no kugira ngo wowe utihana ugakora ibyaha ntiwihane ikindi amategeko y'Imana ntuyiteho ni icyo rero akoresha ariko Imana ikavuga ngo kora gutya nukora gutya uzabona ubugingo abantu bavuga ko ibintu by'Imana bikomeye ngo ariko ibya Satani byoroshye ntago byoroha none se ni ibya Satani ntago byoroha reka urabona kwambara ubusa nta kibitwaye ngo kubusizi ngo umuntu ababona ngo yavenyutse ngo nta kibazo bimutwaye ariko se reka nkubwire muri cya kiganiro twashyizeho wenda kimwe cyanze kuvuga kikabura ijwi nagerageje gutanga ubuhamya ukuntu nakijijwe naho Imana yagiye inkura uri kubyumva nawe tekereza urabizi nageze ahantu mvuga uburyo nakijijwe ndi umusinzi ariko Satani yarambabaje ibaze nawe gukora ugakorera ibihumbi wenda 100 ku munsi iyo nabonaga wenda mbaye make 30 ndayabonaga ibihumbi 30 ariko ayo mafaranga yose nubwo nyabonye yararagashize kandi umugore wanjye yariyemo igihumbi cyonyine uri kubyumva ya mafaranga nubwo nayabonye nkayanywera yose agashira karangira none se wakwibaza umuntu anywera ibihumbi 100 byose akabimara nibyo nibaza ubwo se wabumwa misingiza ingahe wabumwa buriya rero ntago inzoga ziryoha ariko abantu barazikunda bazikundira iki rero bakunda ikinya kibamo bya bindi bita ikinya unywa amacupa 3 yaba ne wamara kugera mu kinya ugahita wumva utazakena ugahita wumva utazakena yewe warusigaranye yose ukabura yanywera yashize urumva ukuntu bigenda ukavuga muzanirinde yewe hari igihe cyageraga nabona mu kabari hagira nk'usuzugura mu kabari nkahita inzoga zose zo mu kabari zirangura nkahita avuga ati inzoga zose ndaziguze abantu rero bakatangira kubura inzoga ubwo habaga ari nka ryari nko mu masaa 8 saa 9 hahandi umuntu utubari twose twafunze ntawo bari gukura inzoga havuga ni ko mwansuzugwe ndaziguze zose ya mafaranga y'ibihumbi 70 narisigaje yose akagenda atyo hanyuma ubwo teka indi mitwe rero no kuza kujya banyegera akajya bakambyinira bakangusha neza akajya mvuga baguha icupa nuko amafaranga yanjye yashiraga icyo kinya rero kizana ingaruka mbi
ubwo se ibyo kwa Satani umva byoroshye ntago byabaga byoroshye kubona ibihumbi 100 ukayanywera yose baravuga ati jamare tubona wowe uzabameye ati kwicupa n'indirimbo ahubwo nziza cyane babaga barimo kundirimbira hari indirimbo bajyaga bakunda kuririmba mu kabari icyo gihe mu gihe cyanjye ariko zari zigezweho zari Nyakenya iyi ndirimbo bajyaga bakunda kuririmba bavuga ngo zavugaga ururimi rw'ikinyakenya inzandimi zaho zakavukire ariko ndibuka zari injyaruko bakunda kuririmba ngo mama yerere mukubitu wasaze nizo ngizo bakunda gushyiramo zari zigezweho cyane na za wirorongoma nizo zari zigezweho sina makosa rero urumva ngo muco gusa umwuka bana yarabatabaye ma ugasanga umugore yaje mu kabari ari waranywa agakubita umwana ku mutwe ati akamushyira ku mutwe kugira akamwikorera nuko akagenda rero ukabona nyine akabona ibintu bitagira umurongo aho rero urumva niho Yesu yankuye urumva ko nanjye nari ndushye ndemerewe cyane ntago rero kwa Satani byoroha ntago byoroha urumva niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo uyu munsi n'abantu bankurikiye iyo umuntu akijijwe akakira Yesu ntabatizwe mu mwuka wera gukizwa bita bimunanira kubera ko iyo ibigeragezo bije umwuka wera atanga umunezero nubwo waba ukennye nubwo waba ufite ibibazo ariko umwuka wera atanga umunezero iyo rero ukijijwe wa mwuka wera ukamuhusha ntumubone biza kurangira usubiye mu kabari kubera ko ibigeragezo iyo bikuziye uri kubyumva ubura imbaraga ukabura ibikunezeza ukabura amahoro akabura kandi ikindi nshaka kugira ngo tuganire wabyibaza ubundi kuki Satani agerageza umuntu ariko n'Imana ikagerageza umuntu kandi ni ngombwa ko bikorwa uzumva muri bura buhamya bw'abantu bagiye bakorera Satani bavuga ubuhamya bwinshi bagenda bavuga ibintu byinshi hari nubwo nanjye nagiye nkurikirana hanyuma rero ikintu ugomba kumenya Satani kugira ngo azaguhe ubutunzi umutima wawe arabanza akawugaragura neza kugira ngo arebe ko umukunda bitari amabeshyo arebe ko uzemera kumukorera ibyo akubwiye byose ukabikora uri urabyumva kandi buri abantu bakorera Satani baravunika cyane ugasanga umuntu abyutse saa 8 saa 6 arimo arabyina abacuraguzi barabacuragura inyuma y'ingo z'abantu saa 8 z'ijoro yambaye ubusa ugira ngo subwitange se ubwitange nese ukumva batavunika Satani rero ntago ajya kubaha ibyo bintu niyo mpamvu uzumva hari naba bari buhebe oya hari ababiha hari abo basaba ibitubu akaba hari abasaba ibitambo akavuga ati muzankorera ibi ibaze nk'umuntu arabonegeze kumva wishe umugore we wishe nako abana barabamara ashaka ubutunzi icyakora nyuma za kubugeraho nuko akora amakosa sinzi amakosa yakorera Rusofero hanyuma rero ramuhana bya butunzi arongera bujyana ubwo urumva kugira ngo umara abana bawe ubica ari wowe ubicira ushaka ubutunzi ntago kwa Satani byako kubibona biba byoroshye kandi mbere yuko abibona yabanje kubica bivuga ngo rero Satani aguteza kubica arwana niki kugira ngo agaragura umutima wawe arebe ko ibyo uvuga ari ibyo ukuri utazamuhinduka ubikihebe wemeye kumukorera ubikiranira Imana noneho n'Imana iyo iguhamagaye irabanza umutima ikawugaragura irebe ko urayikunda urayikunda hanyuma rero nibwo buryo bwonyine nako niyo mpamvu ubona Imana ikunda kunyuza abantu mu bigeragezo ntabwo ibanga ariko ibishaka kurira ko uwo mutima koko ukunda Imana hanyuma imaze kubona mu mutima wawe nta bindi bintu birimo rero ujya kubona ukabona Imana iguhaye bya bindi wayisabaga Imana itugirire neza uyu munsi rero nagira ngo tuganire rero turase ku ntego y'Imana ishaka ku bantu uyu munsi ndashaka kuvuga rero ibintu Imana mpishuriye narababwiye ko ndi umuhanuzi kandi ndi umuhanuzi rwose ubyemera atari kuvuga ngo wenda ngo ndabyigira ntago ari ukwigira umuhanuzi ahubwo ndabyemera kuko Imana niko yangize yampaye iyo mpano sinayikwepa sinanayihunga ntago byakunda hanyuma rero jewe kenshi Imana imishurira umunsi ku wundi kamishurira byinshi ariko ikintu nababwiye mwibuka abibuka nababwiye ngo ntago ntumwa wenda ku muntu umwe ku muntu runaka jewe ndi umuhanuzi utumwa ku bantu benshi isi yose nubu ibyo ngiye kuvuga hano ni ibireba abantu bose ni ibireba isi yose ntago ari by'umuntu umwe runaka nuko Imana intuma nuko Imana inkoresha hanyuma ariko nanone nawe n'umuntu umwe yamuntumaho nawe yakuntumaho n'abandi rabantumaho ariko uwintumye nkagenda kamubwira hanyuma rero iby'Imana intumye ku muntu umwe ntago ibyo ni iby'umuntu umwe
ibyo rero ntago bijya bireba isi yose, ntago bireba isi yose. Oya, ibyo ntago bijya kuri televiziyo. Ibyo umuntu umwe ni ibinyura mu gikari, ariko ibireba isi yose ni ngombwa ko isi yose bimenya. Ibi bintu rero bimaranye igihe, ariko nakomeje kubisengera kuva nahabwa ubutumwa, nakomeje kubusengera. Hanyuma ngo mana, ubutumwa wampaye ko mbwiye nzabuvuge, ese nzabuvuga he? Umunsi umwe ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rirangendereye, rirambwira ngo ugiye gukurikiranwa n'isi yose. Ndakanguka ndavuga neze isi yose izankurikirana gute? Ese nzankurikirana se ndi umusitari? Ntankurikirana se? Ubwo nibaza ikintu nzakora cyatuma isi yose inkurikirana sinakimenya. Hanyuma rero nibwo Imana yaje kumpuza nawe. Tuza ni televiziyo y'Irembo TV, Irembo Ryera TV, impuza nawe, wumva ubuhamya bwanjye, wumva iby'Imana, iby'Imana yagiye impa. Urambwira uti rero reka ibi bintu tubitambutse bigere ku isi hose. Kandi koko ni byiza cyane, nanjye ndanabyishimiye kuko nasenze Imana impa umurongo wabyo. Sanga rero ni ngombwa ko tubivuga, cyane cyane ko Imana yambwiye ngo byihutane ugire vuba vuba kuko ibyo nakubwiye bigiye gusohora. Hanyuma rero ngiye kuvuga ihishurirwa Imana yamishuriye. Imishurira nagiye guhishurirwa, nahishuriwe buriya mbere ya corona. Noneho ngiye guhishurirwa rero twari mu masengesho y'itorero, kuko yewe ni umuyobozi w'abanyamasengesho. Ni umuyobozi w'abanyamasengesho, ubwo nyobora icyumba cy'amasengesho hari iwacu ku itorero rya nationale. Hanyuma rero twari mu masengesho y'iminsi 2 y'itorero. Hanyuma icyo gihe urusengero rwacu rwari rukinze, turi aho bita Mukove rero ni ururi rusengero rwacu narwo ruhare ko rwo rudafunze. Naho ngaho rero twasenga kuwa gatatu, ubu twari medushyira kuwa kabiri tuvuyeyo dutashye iwacu, twashize kuwa kabiri. Hanyuma rero twari mu masengesho y'iminsi 2. Muri ayo masengesho y'iminsi 2 ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri nibwo nahishuriwe. Yagiye guhishurirwa, none mishurirwa mbona abashumba, ariko abashumba baragiye inka n'intama ari benshi, ariko mbona babashumba bagiye gusya no gushesha. Bafashe urumva inka n'intama baraziziritse, bamaze kuzizirika bazishyiramo ibiziriko ndeba. Hanyuma abashumba bamare kuzishyiramo ibiziriko baragenda. Noneho ngiye kuva numva marayika w'Imana arambwiye ngo wese barabashumba zo bagenda, reka da. Arambwira ngo buriya rero ngo umwe agiye gusya ngo ndagiye gushesha. Barigendera. Za nka na za ntama nazo zigumaho, ziraguma zirarisha, ariko ubwatsi zirabumara. Zibumaze nazo ziciye ibiziriko, nta mushumba wari uhari ngo wenda azikumire. Zahise zigendera zijya hafi aho hari umurima mwiza cyane w'ibigori. Ibigori byenda kwera rwose, byari ibigori byiza cyane. Noneho ubwo zigezemo zirarya rero. Urumva inkaza n'intama zishonje zigeze mu bigori bimaze guheka, zarabiriye pe, zirarya ibigori zirabirya. Noneho ndibaza se ibi bigori kabashumba baragize inka ntabahari, zikaba zizone ziri mu kona, iherezo ry'izi nka n'intama n'ibi bigori by'uyu muntu biraza kugenda bite? Hanyuma nze kujya kubona mbona nyiri bigori yari hafi aho, arazibona, arazaza muri ibyo bigori, ashaka abashumba bazo arababura. Ngashaka kugira ngo rero njye kuzikura mu bigori, ariko marayika akambwira ati ntago akazi ari akawe. Akazi ari akawe, nanjye ndaguma ndareba. Hanyuma rero umushumba ubwo nyiri ibigori afata za nka ahita zijyana zishyira mu biraro arazifungirana, ariko nawe azifungirana ategereje abashumba bari baziragiye. Noneho rero ngiye kubona mbona abashumba baje kuzicyura nko mu masaa moya. Ibaze saa moya, ubundi nka zitaha saa 12 saa 12 n'igice. Noneho ubu baje nka saa moya, ubona mbega nabo bameze nkaho barangaye cyane. Bageze rero aho baziziritse basanga zaciye ibiziriko zagiye. Nicyo kintu cyahise kibakanga, nanjye ndabibona ko bashidutse n'imitima yabo. Noneho barazishatse rero barazibuze, ariko ngiye nkumva nabarangira aho zanyuze, ariko unyereka akambwira ati wowe urareba gusa bihorere. Hanyuma rero umushumba yabwiye undi ati reka dukurikirane ibinono byaho zanyuze, turaza kumenya aho zagiye. Barakurikirana ibinono, baragenda bagera aho zonye. Bahingukiye muri wa murima w'ibigori, wari umurima munini cyane. Noneho basanga zabiriye rero, zabiriye rwose, zari ibigori zirihaza. Noneho zimaze guhaga ibindi zikaza bivunagura. Noneho bahita bagira ubwoba bw'ibyo bigori zonye, n'uwo muntu zoneye bahise batinya bagira ubwoba. Baravuga ati ibi bintu birarangira bite? Ariko nabwo barazibuze.
none umushumba ngiye kumva numva abwiye mugenzi we aramubwira ngo rero wowe hamagara intama nanjye ndaza guhamagara inka. Ngiye kumva numva uwa mbere ahamagaye inka ati ish 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 ish. Undi nawe wa mbere yaratangiye arahamagara ati ish ish ish. Noneho undi nawe arahamagara ati ma. Kurya nyine bahamagara intama. Igihe bahamagara kumbe nazo zari hafi aho nubwo zari zifungiranye ariko zarabumvishe. Zahise zimenya rero ijwi ryabo. Ngiye kumva numva inka ziravumera, intama nazo ziratamatama. Babamenya aho ziri. Bazamuka rero ubwo bahita bazamuka zari ziri ahantu ku musozi hejuru aho ngaho. Bahita bazamuka bajyayo kuzifata ngo bazikureyo. Bahageze rero bashaka kujya kuzikura mu biraro. Nuko bagiye kuzikura mu biraro uwo zone yarababwira ati rero ntago muzivana zanyoniye. Nese murazivana hagute? Birasaba ko mundiha. Birasaba ko ntago yabwiye ngo murandiha. We yarabwiye ati ntago muzivana zanyoniye. Noneho bashaka gukoresha rero imbaraga ngo bazisoremo bazijyane. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rivugiye mu ijuru numva. Rirababwira ngo muvaho ngaho mugende. Ntago muzivanaho, muzazivanaho bibanje kujya mu rubanza. Abashumba bavuye aho ntazo bajyanye baragenda. Ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rirambwira ngo urubanza rw'intama n'abashumba ruratangiye. Nuko nguko. Hanyuma rero aha rero ndashaka kugira ngo n'abadukurikiye batwumva. Narabajije ngo mbese urubanza rw'abashumba ruratangiye bakoze iki? Imana irambwira ngo urubanza rw'intama n'abashumba dore uko ruteye. Abashumba barazira ibyaha bibiri. Icyaha cya mbere nuko bataye umukumbi, icyaha cya kabiri nuko bonesheje. Urumva ni ibyaha bibiri. Haraba ngo intama nazo zirazira ibyaha bibiri. Zaciye ibiziriko, icyaha cya kabiri zaronye. Urumva ni bibiri kuri bibiri. Irambwira ngo rero abo bashumba n'izo ntama uzabambwire ngo ngiye kubahana kuko nababwiye nkabatumaho ngo bihane bakanga. Mbazi Imana ntese Imana baramutse bihaniye ntiwabaha imbabazi. Imana irambwira ngo mwana wanjye ndi umunyembabazi nibihana nzababarira. Nuko hanyuma rero aho ndashaka kugira ngo rero dukomeze babwire iby'urubanza noneho rw'intama n'abashumba. Ndetse rurakomeye cyane. Komeye cyane. Biravuze ngo iyo nivuga abashumba ni umuntu wese uzi ko aragiye umukumbi w'Imana. Ntago ari umuntu runaka, ari umushumba runaka, ntago ari oya. Ibi narabajije neza baransobanurira n'igisobanuro cyabyo. Barasobanurira, marayika yarasobanuriye arambwira. Ni ukuvuga ngo igisobanuro cy'aba bashumba ni umuntu wese uzi yuko aragiye umukumbi w'Imana ariko akaba yarataye umurimo w'Imana, akaba atawukora neza uko yagombaga kuwukora. Abo ngabo rero igihano cyabo kirabegereje. Hanyuma none ndabaza ariko se aba bashumba ni iki cyaha bakoze gusa cyangwa hari n'ikindi cyaha bakoze? Hari ntago ari iki ngiki gusa. Hanyuma rero iramwira ngo reka nkwereke n'ibindi byabo. Ngiye kubona mbona rero nahishuriwe mbona isoko. Ubwo nagiye kwereka ibintu bya kabiri. Ibindi byaha bya kabiri byongeye ku by'abashumba bakoze. Nagiye kubona mbona isoko. Iryo soko, isoko risanzwe. Kwari kwangu n'isoko nyine ubona isoko ryari ririmo abantu benshi. Baje mu isoko, baje guhaha, abacuruzi. Noneho isoko rifite n'abayobozi. Ngiye kubona mbona rya soko nta matuwarete rifite. Noneho ndabaza ntese kuki kuki hariya oya nako icyo gihe ndibuka ahubwo abanyesoko abakiriya batangiye kubaza ngo mbese nta matuwarete mugira. Noneho abacuruzi nabo bakajya bavuga bati rero iri soko nta matuwarete zirigira. Ese byagenze gute? Bata matuwarete yarazibye na za fosi byose zarazibamye, fosi zarazibamye n'amatuwarete arasibama. Ati ubu ngubu rero kereka kujya kubaza abayobozi tukabaza uko bizagenda. Ngiye kubona mbona rero abacuruzi bo mu isoko bagiye kureba abayobozi babo. Barababaza baragenda babwira ngo none ko dushaka kujya kuri wese kuri toilette ntitubone uko tujya kuri toilette ko zuzuye koko zuzuye. Hanyuma tukaba tureba tugasanga
nuko babura baravuga ati bajya kubaza abayobozi ati tuwarete zimeze bite baravuga bati se ko tubona nta matuwarete kandi tushaka kujya kwihagarika tukabura tuwarete hanyuma n'abakiriya bacu bakabura amatuwarete biragenda bite abayobozi rero ikintu babashubije bisoko barababwiye ngo umuntu wese niyirwaneho ashaka uburyo azajya abigenzamo ubwo rero ikintu cyabaye nagiye kubona mbona babanyesoko bose batangiye kujya bisayidira aho babonye hose ugasanga umuntu arituma habonye mu mihanda mu isoko barahuzuza mbona baratenze rwose barateka ku buryo yabaye menshi mbona noneho amabya aragenda hinduka imisozi nkabona ni imisozi urumva ibintu byo mwiyerekwa iyo birebye biba ari ibintu ubona bikomeye cyane ntago bari ibintu mbega n'uburyo bishyize mu mibare y'abantu bumva bitumvikana kuko nagendaga nkasanga imisozi ayumye amabisi mu muhanda mu nzira kugera naho none imodoka zibura n'ahantu zica noneho ndibuka mbona ngiye kubona ubuyobozi bwa leta buraje ariko ntago narebye ngo umuyobozi uje ninde gusa nabonaga ari ubuyobozi bwa leta noneho bazana amamodoka n'amamashini kubera ko n'imodoka zari zabuze aho zinyura urumva amabyi yari yabaye menshi mu mihanda muri za kaburimbo ahantu hose mu misozi ku buryo no gutambuka ntiwabonaga naho unyura nuvuga ngo nanjye naratambuka nkayakandagiramo kuko nabonaga nta bundi buryo nta yindi nzira wari umwanda nyine wari umwanda ahantu hose hanyuma ubuyobozi mbona rero buzanye amamashini aya mamashini amwe asiza ibibanza hariya ya torotoro noneho mbona barimo barayora ngo barebe ko bavana imyanda mu nzira imodoka zigeze naho zinyura n'abantu babona aho banyura ariko barayora biranga birabananira noneho ngiye kumva numva marayika arambwira ngo buriya rero ntago nabo babishobora ngo buri ikintu cyakuraho biriya ngo keretse bariya abayobozi b'isoko baramutse basibuye ziriya fosi bagasibura n'ariya matuwarete none se bari abayobozi b'isoko buriya niba bateye bate ngo uribaza se ni ngo dore icyaha cya kabiri cy'abashumba noneho ngo ikintu cya mbere bazi ikintu cya bakoze ro kindi gikurikiyeho ibyaha byabaye byinshi hanyuma rero kwihana ntibabiha imbaraga kutabiha imbaraga rero byatumye ibyaha biba byinshi aho ugasanga umukristo arimo arashaka ko yakwikiza ibyaha umukristo agasambana akajya kwaturira uwo basambanye nuvuga ngo babuze hari umurongo wo kugira ngo bakire ibyaha noneho babe abakristo beza icyo rero nacyo kikaba ni ikirego abashumba baregwa ko barangaranye intama mu kuzirangarana ibyaha biragenda biba byinshi bimaze kuba byinshi rero ibyo byose byarazamutse bigera imbere y'Imana irababara cyane hanyuma rero nongeye guhishurirwa rero nagiye kubona mbona amarembo manini nabonye ikigo kinini cyane kuko ibindi mu kuvuga nagiye mbivuga hamwe mu rusengero ahashoboka aho nashoboye kugenda nagiye mbivuga ntago mbivuga ari bwo bwa mbere mbivuze ahubwo nagiye mbivuga ariko hakeya mu rusengero nkabitambutsa bakabyumva ariko ari baki uyu munsi rero Imana ikabishaka ko isi yose imenya icyo igiye kuzira n'icyo abantu benshi bagiye kuzira hanyuma rero Imana nagiye guhishirirwa mbona rero ikigo kinini cyane icyo kigo cyari ikigo gifite amarembo abiri iryinjiraga ryari rinini cyane irembo risohoka mu kigo ryari ritoya ariko muri icyo kigo mo imbere harimo abantu benshi ariko bananutse muri icyo kigo cy'ishuri bari barananutse cyane baranutse ku buryo narabarebaga nkabona ni imbabare n'indushyi nibanyakwipfira nabonaga mbega babura gato ngo bapfe barananutse cyane ku buryo nabagizeho n'ikibazo ndanababara mu mwuka navuga nti aba bantu bazize iki koko noneho ngiye kumva numva uwari uyoboye ikigo aravuga ngo mwebwe nimusohoke ngo igihe cyanyu cy'ishuri kirarangiye musohoke basohoka barabwira ngo munyure muri irembo ritoya hanyuma rero abo bari bananutse bashonje bameze ubona ko bafite ubuzima bubi cyane noneho rero wari uyoboye ikigo abategeka kunyura muri rya rembo ritoya risohoka iryinjira rero ryo ryari rinini cyane hanze ku marembo hanze aho ngaho mu kibuga hari abantu benshi nabo bategereje kwinjira muri icyo kigo ariko bo babakire rwose babakire bameze neza barabakirwa n'abambaye neza bafite n'amamodoka baje bayaparitse ubona ko ari abantu bafite ubuzima bwiza rwose pe ubonaga nta mukene urimo aho muri abo bantu bari bagiye kwinjira baho hantu noneho mbaza Imana ntinose Imana aba bantu
bazize iki kugira ngo barinde bananuka gutya bamere gutya niki bazize. Noneho ngiye kumva numva marayika w'Imana arambwira ngo dore rero aba bantu icyo bazize, aba ni abantu banjye, aba bantu ubona bananutse gutya ni abantu banjye, ni abanyamasengesho, ni abakozi banjye banyubaha, ngo ariko nabanyujije mu bigeragezo byinshi, ngo ndetse abantu babafasheho n'ijambo baravuga ngo abangaba bwabiriyeho nta mana bagira, imana yabo ntibumva, babafasheho ijambo. Ariko Imana irambwira ngo abo bantu banjye uzabambwirire ngo nubwo bavuga ko bwabiriyeho ariko uzabambwire ngo bugiye gucya. Amen. Nuko Imana yambwiye nzabwira abantu bayo ngo nubwo bari kuvuga ngo bwabiriyeho ariko nzababwire ngo bugiye gucya. Noneho ndavuga nese Mana hariho n'abantu se batarabawe, irambwira ngo nabo babaho, ngo iyo banze kunyumvira ntibaba bakiri abanjye. Nuko noneho rero irangije Imana ndayibaza nese none Mana aba bantu bo mbona bari aha ngaha bona bameze neza, bo bategereje iki? Irambwira ngo rero bari ureba nabo nagiriye neza. Urimo urabyumva? Ndibuka aho ngaho nkiri naho ngaho kuri abo bantu Imana igiye kugirira neza. Imana yarambwiye ngo yahise inambwira ngo mwana wanjye ngo abantu banjye twavuganye. Ndayibaza ariko ko wavuze abantu bawe mwavuganye hari nabo mutavuganye? Imana irambwira ngo yego hari abo tutavuganye. Noneho irambwira ngo kandi ngo nawe iko yizimbwira, irambwira ngo nawe mwana wanjye ntikarame, irambwira ngo nawe yanzu wari waransabye ndayikwemereye. Ubwo rero narayisabye inzu nziza, mvuga nti Imana rwose uzampa inzu nziza, nawe oraga nyisengera. Ariko irambwira ngo ndayikwemereye, ngo ariko mbere bari barambeshyeye. Ese Mana hariho sinabahanura babeshye, irambwira ati reka da buri kandi iyo nzu nari narayihanuriwe n'abahanuzi benshi ku buryo rero nanabyanditse narabyizeye, mvuga ati Imana yanyemereye inzu ndayitegereje. Ariko Imana yagiye kumbwira irambwira ngo ubu noneho yanzu ndayemeye, ikindi gihe cyose bari barambeshyeye. Bivuga ngo burya hari n'abahanuzi babeshyera Imana, ariko Imana atari yavuganye nabo. Mwene ibyo rero ntabwo bishobora kuzasohora. Buriya hari n'abantu nshaka ko aha nimpagera ndavuga no reka mvuge ku bantu wenda bafite amasezerano. Ndashaka kuvuga ko abantu bafite amasezerano ntago bose bafite amasezerano y'Imana, kuko hari ayo bafite atari n'ayavuzwe n'Imana. Ariko gusa icyo nshimira Imana nuko ibyavuzwe n'Imana birasohora. Kandi Bibiliya avuga ngo ubuhanuzi bwose nanone bwemerwa busohoye. Nta gipimo, nta bundi buryo wabipimamo ngo umenye ngo uyavuganye n'Imana cyangwa ntiyavuganye nayo. Ariko ni ugutegereza mbega. Ariko ubwo ndashaka kubwira nk'abahanuzi bajya bahanura badakoreshejwe n'Imana, bakavukoresha amarangamutima yabo ko Imana izabahana, bakwiye kubireka rero cyane. Imana itugirire neza. Hanyuma rero ubwo nakomeje kwitegereza ba bantu rero baraho babatunzi. Imana yarambwiye ngo abangaba ngiye kubasubiza mu ishuri. Igiye kubasubiza mu ishuri. Yarambwiye ngo abangiye kubasubiza mu ishuri ngo kubera yuko barampemukiye, ngo baranyimuye. Baranyimuye. Ndavuga nese Mana aba bantu baramutse bihannye, Imana yambwiye ati mwana wanjye nakubwiye ngo bihannye nabababarira, kiwe ndi umunyembabazi. Ariko baranyimuye, nabahaye umugisha, nabagize abatunzi, nabahaye ntacyo ntakoze ku buzima bwabo, ariko bararenze baranyimura, barasuzugura. Nagiye kubona mbona icyapa kinini cyane cyane cyanditseho ngo kuzimisha Imana ubutunzi. Nese kiriya cyapa ngo icyo cyapa kirareba bari abantu ubona baparitse hariya bose, ngo nabahaye ubutunzi, nabahaye umugisha, ntacyo ntakoze ku buzima bwabo, ariko bararenze baranyimura. None uzabambwirire ngo bugiye kubiriraho kubera yuko basuzuguye. Ubwo Imana yari ikimbwira gutyo, ngiye kwitegereza nanone ndongera ndahishurirwa ko nuko urumva ibintu byiyerekwa nuko bimeze, igenda ishyiraho akantu kandi akantu ku kandi. Hanyuma nongeye guhishurirwa ngo ngiye kubona rero, ngiye kumva numva nako ijwi ryajwi ry'Imana rirongera riramvugisha, rirambwira ngo hagiye kuza imyaka 14. Ngiye kukwereka ibizaba muri iyo myaka 14. Uzabibwira abantu banjye babimenye, bamenye ibintu uko bigiye gukurikirana. Yego. Hanyuma rero yarambwiye ngo cyambere hazabanza kuza imyaka 7. Ngo iyo myaka 7 umuntu wese navuganye nawe nahaye isezerano nzaba maze kumuvamo umwenda.
urimo kubyumva uwo nahaye isezerano wese nzaba amaze kumuvamo umwenda muri iyo myaka 7 ndaba muvuyemo umwenda iyo 7 ya mbere ibanza ubu ndimo ndayibarira ngiye ku ntoki hasigaye 3 kuva Imana ibimbwiye aho hasigaye 4 hashize 3 hasigaye imyaka 4 kugira ngo Imana ibivuyemo umuntu wese ideni nta muntu uvuga ngo jewe navuganye n'Imana ariko none iby'Imana yambwiye ntago yabisoje oya yarambwiye ngo muri iyo myaka 7 ibanza umuntu wese nzaba muvuyemo umwenda ntawe nzaba sigaye imideni wowe nabwiye inzu nzaba nayimuhaye wowe nabwiye gukora ubukwe nzaba nabukoze wowe nabwiye guha amafaranga nzaba nayamuhaye ubwira abantu banje bantegereze kandi bakomeze basenge bizeye bantegereze uri kubyumva kandi ikintu Imana yambwiye aho ngaho yarambwiye ngo uzambwirira abana banje ngo nkora navuze nkora ntanavuze urimo byumva umuntu nasenga ajya yizera antegereze mba namwumvise ibintu byo kuvuga ngo rero ndashaka kujya kubanza nkumva icyo umuhanuzi avuga ishobora kubitanyumvishe ibyo biza mu kutizera ubundi iyo ugiye imbere y'Imana upfukamye usenga iba yakumvishe ishobora gukoresha umuhanuzi akaguhanurira ishobora no kutamukoresha ariko Imana iba yakumvise icyo rero ubwo ndashaka kukivuga kugira ngo n'abantu banyunkurikira babyumve igihe umuntu apfukamye asenga agomba kwizera Imana iba yamwumvise hanyuma noneho nambwa ngo muri iyo myaka 7 rero bizaba birangiye nzaba umuntu wese muvuye mu mwenda irambwira ngo hazakurikiraho indi myaka 7 iyo nivaho ngo iyo myaka 7 izaba ari imyaka iri y'inzara ngo hazaza inzara ndetse ubwo iyo nzara izaba imeze gute ngo uribaza se ibyo nzara nti hanyuma rero ngiye kumva numva ngo niba gutembereza bakwereke marayika nuko yatangiye kuntembereza rero anyereka rero nagerageje kuzenguruka igihugu igihugu cyose mbega noneho nageze ahantu henshi cyane mu gihugu nkasanga amapfa yarateye izuba ryaragiye riracana ibishanga birakama biruma izuba riracana ku buryo nta hantu wabonaga ahantu nashoboye kubona hari amazi ni mu nzuzi ariko uruzi narwo wabonaga amazi yenda gushiramo umva ro cyari igihe kibi cyane ndagira imyaka yaragiye iruma inka zirapfa zibura ibyo kurya ibintu birazamba ndazenguruka mu gihugu hose nsanga ntacyo kurya gihari abantu bashonje bamerewe nabi hanyuma ndazenguruka urumva ndagenda ndahareba byose ndibuka Imana njyana nashoboye no kujya Matewusi hariya hari Matewusi naho narahageze mareka yaranjyanye njyana muri Matewusi njyana komisiyare njyana muri shike hose nagerageje kuhatembera noneho ndahazenguruka nkajya mu maduka ndibuka ari iduka nagiyemo nsanga ryaranguzaga ibiryo baranguza imiceri n'amasukari ngo ninjire muri rya duka nsanga uwaranguzaga yari afite imifuka ibiri umufuka w'umuceri n'uwisukari noneho abaranguzi kandi bari benshi baje kurangura amafaranga baje bikore mu mifuka none se aba bantu uko mbona baje kurangura nkabona nta bintu mufite kuki nta bintu mufite bati twabuze ibyo tubaranguza yewe none se unukubera ikindi noneho ubwo mba igihe nkiri kwibaza ibyo abaronge yaranjyanye ndagiye no muri shike ngere muri shike sanga abaranguza imyenda abaranguza inkweto z'abagore n'amashakoshi ntareba ngasanga uwaranguzaga amashakoshi afite 2 nareba waranguzaga imyenda ngasanga afite pere 2 waranguzaga inkweto afite pere 2 ese mwabuze ibyo mucuruza byagenze bite nabo bakambwira batereka da twabuze ibyo ducuruza nta muntu ujya kurangura inzira zarafunzwe ntaho warangura igicuruzwa abaranguzi kandi bari benshi bafite amafaranga noneho ubwo ndibaza ibyo bintu nanjye aho biri burangirire byancanze byanyobeye noneho ubwo turamanutse ndavuga nekamanukane nabo tumanukana nabo rero urumva ni mwiyerekwa manukana n'abari baje kurangura tumanukana Nyabugogo urya muhanda wose nkabona ndimo ndamanukana n'abantu kaburimbo tugenda tuganira hano nkabaza nese ubu murabaho muteko mbona ibicuruzwa bibuze bati se turabikora dute none najya kumva bamwe barahamagara abana babo ngo yemwe ngo bagahamagara abana babo ngo babaze baha amafaranga bakabaha amafaranga bagahamagara no mu miryango yabo bakabaha amafaranga bamara kuyabaha nabwo nkajya kubona nkabona baraje barayabahaye ariko bayabaha nabo bakabura icyo bayamaza bati se aya mafaranga murayaduha turayagura iki bajya gushaka icyo bagura bakakibura baravuga ati amafaranga muri kuyaduha ngo tuyamaze iki noneho babonye ntacyo bayamaza nabo barayajugunya ku mihanda noneho abakire no kubona barayaha abana babo bayaha abana babo nabo ukabona nabo babuze icyo bayamaza abana nabo birabayobera amafaranga abona barajugunya ku muhanda iro umuhanda uragenda wuzura amafaranga ku buryo wayanyuragaho ukabona nta gaciro afite noneho kubera inzara rero mbona abantu batangiye gupfa barimo barapfa ukagenda ukanyura ku muntu
agapfa ari imbere yawe ugahita ugakomeza nta kintu wamurengeza nawe ntacyo ufite. None navuga ni se Imana ibi bintu ni ibiki? Araba ngo Imana irambwira, marayika arambwira ngo uribaza se? Mbega iyo navuga ati Imana ibi ni ibiki, hari igihe Imana yitaga ivuga nkabyumva cyangwa marayika agahita akabimusobanurira. Noneho marayika arambwira ngo uribaza ati icyo gihe kizaba gikomeye, nta byo kuvuga ngo umuntu ni runaka, icyo gihe nta titre izakora, ntago nta uzarisha ngo afite amafaranga. Irambwira ngo nta na kimwe cyo kurishisha gihari, ngo icyo gihe bizaba bikomeye. Ndaguma nditegereza ndareba. Urumva nyine iyo ureba ibintu nk'ibyo nawe wahamutse kuko wumva nawe bikureba. Noneho igihe nkomeza kwibaza naburiye umurongo, nabuze igisubizo cyabyo, nabuze icyo nkora. Rirambwira iti bizaba bikomeye gusa muri icyo gihe cy'iyo nzara bizaba bikomeye. Ngo ngiye kubona nkiraho, ngiye kubona mbona njya ahandi ahantu bacuruza inyuma ntuzizi se, hamwe baracuruza inyuma. Ngiye kubona mbona abayede bazanye ibitiyo baje kubigurisha mu nyuma. Ubwo nacyo kiba kirankomereye. Ngo ngiye kubona mbona abahinzi bazanye amasuka kuyagurisha mu nyuma. Mbona abafundi n'abayede nako abafundi bazanye inyundo, bazanye amanivo, baje kubigurisha mu nyuma. Ndavuga ni se abantu ko mbona bagurisha ibikoresho byabo bari mu biki? Ntunge kubona mbona abafite za company nabo barimo baragenda bazigurisha, baziteza. Ariko ibintu ni ibiki ndimo kureba. Ubwo ndiho ndabyitegereza. Ngonge kubona mbona gari ya moshi. Nabonye gari ya moshi yirukanka ifite umuvuduko ntigeze kubona. Kandi gari ya moshi ndazizi rwose, nagiye nzibona mu gari ya moshi. Nazibonye cyane ko kenshi nagiye ko nakunze gukorera mu Mombasa, nagiyeyo nayikoreye mu Mombasa cyane. Rero urumva habayo gari ya moshi cyane, urumva twabaga dusikana nazo buri munsi. Nzi umuvuduko rero gari ya moshi ukuntu zirukanga. Noneho rero zarirukankaga cyane, iyo yarirukanga cyane. Ariko iyo gari ya moshi yari iriho amabendera y'isi yose. Urimo urabyumva? Yari iriho amabendera y'ibihugu by'isi yose iyo gari ya moshi. Ariko gari ya moshi yari ziritseho ibimasa. Ibyo bimasa nabyo byarasaga, bimwe wabonaga ari ibihogo, ibindi ari amagaju ahafa aho ngaho. Ibyo bimasa nabyo byari bifunze kuri ya gari ya moshi, byari byambaye iminyururu mu izosi. Noneho ariko bikaba bifunze kuri ya gari ya moshi. Noneho uko gari ya moshi yirukankaga n'umuvuduko mwinshi, nabyo byarirukaga cyane n'umuvuduko mwinshi. Urimo urabyumva? Gari ya moshi mbona irarenze. Ariko nyibazaho, gari ya moshi yirukanka ikurura ibimasa, irakurura ibiki? Urimo urabyumva? Ngiye kwitegereza ahashize akanya mu kubyibaza, mbona ikimasa kimwe kiragarutse, kiza uruhande rwaho nari mpagaze. Kibabaye kirandeba, kikakindebana umubabaro mwinshi cyane. Ntange ikimasa ndakireba mu maso, ndakireba nasi ikimasa mana kibaye gite koko. Ko nkibonye kinyura kuri gari ya moshi kiziritseho kiruka, none kiba kigarutse. Ese gari ya moshi iragitaye, umunyurusu uracitse, ese bigenze bite? Ariko nakira mu izose nkabona nta munyuru ugifite. Nkuko ariko kibabaye cyane, kimpagarara imbere. Nuko ngo kimpagarara imbere rero, uko cyakahamagaza imbere mu kucyitegereza. Noneho kikaje kigira gutya kikigonda, kwa kundi inka yigonda nyine yikomisazi. Noneho nkabona kirimo kirerekeza ihembe, ndareba. None ngiye kumva marayika arambwiye ngo reba aho hasi. Ndeba munsi yacyo. Ndebye munsi yacyo sanga bagikornya ubugabo bwacyo, babukornye babuvanyeho. Agahinda karongera karanyica. Ndavuga n'iki kimasa kizizi kikoko se, ibi ni ibiki? Urumva nyine byari byanshanze. Hanyuma uko nakabyitegereje, nigiye kubona mbona ndongeye nitegereza, mbona ahandi hantu noneho hari izindi nka nyinshi ziragiwe, ariko ari amashyo agiye atandukanye. Noneho ayo mashyo yararagiwe n'abapolisi. Amashyo atandukanye ariko aragiwe n'abapolisi. Noneho ayo mashyo ukuntu aho icyakugiraga rero ko atandukanye, ni ukuvuga ngo buri shyo ryari riri habaga hari n'idarapo ry'igihugu cyaryo. Ni ukuvuga ngo buri shyo ryabaga rifite idarapo ryaho. Noneho irindi shyo naryo ukajya kubona ukabona rifite abapolisi baragiye ryashyo, ariko wajya kubona ukabona nanone hari idarapo ry'icyo gihugu cyabo bapolisi. Ukongera nkabona irindi shyo nanone rindi naryo ryagiye n'andi bapolisi, ariko nkabona naho hari irindi bendera ry'igihugu cyabo bapolisi. Nkabona bega baratandukanye, ni amashyo atandukanye ariko y'ibihugu bitandukanye. Nakomeza nibaza, urumva ibintu none nabonye, urumva nawe mu biracangana. None ntangira kubaza abamarayika twatirikwa, ariko ibintu nakomeje kwerekwa, ibi bintu ni ibiki? Arambwira rero ngo reka ngusobanurire ibya biri uri mu kureba. Yego. Arambwira ngo bari abafundi n'abayede wabonye baje kugurisha ibikoresho byabo mu nyuma, n'abagurishaga za company, nta kazi kazaba kariho icyo gihe.
n'abahinzi impamvu babonye bagurisha amasuka nta kazi kazaba kariho icyo gihe, azaba ari igihe cy'umubabaro ukomeye cyane. Niyo mpamvu babonye ibikoresho byabo babigurishije ntacyo bizaba bikibamariye. Uko babonye abantu bagiye bajugunya amafaranga mu nzira babuze icyo bayamaza, niko n'abari ibikoresho byabo bitazashobora kugira icyo bibamarira muri icyo gihe. Noneho arambwira ngo kandi ziriya nka witegereza nako iriya gari ya moshi wabonye, arambwira ngo iriya gari ya moshi ubusobanuro bwayo, irambwira ngo iriya gari ya moshi ni isi yose. Niyo mpamvu wabonye ari amabendera, aravuga ngo impamvu wabonye hariho amabendera y'ibihugu byose ku isi, arambwira ngo iriya gari ya moshi ni isi yose, igisobanuro cyayo ni isi yose. Arambwira ngo uriya muvuduko wayibonanye yirukanka ni umuvuduko isi iriho, ukura wayibonye nyine yirukanka. Arambwira ngo iyo gari ya moshi uko wabonye yirukanka ni umuvuduko w'iterambere isi iriho. Niyo mpamvu wabonyeho amabendera menshi 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 cyane. Arangije arambwira ngo biriya bimasa wabonye biziritseho biziritseho uri urabyumva ngo n'abatunzi b'isi, n'abatunzi b'isi nibo biriya bimasa wabonye n'abatunzi b'isi. Noneho ngiye kubona arambwira ngo kira kibasa rero impamvu wabonye kigaruka kibabaye wakireba ukabona ubugabo bwacyo babukuyeho. Irambwira ngo abo batunzi b'isi nuko ubwo rero noneho arambwira ati rero kuri ubonye kira kibasa nyine bagikonye bakagikuraho ubugabo bwacyo. Irambwira ngo buriya abo ni abatunzi b'isi uko wabonye bagikonye. Irambwira ngo abatunzi b'isi birasa ubutunzi bwabo bibagirwa Imana yabubahaye ngo bagiye kubwamburwa bwose basigariraho. Nuvuga ngo bazize ki? Birasa ubutunzi bwabo bibagirwa Imana yabubahaye barayisuzugura, none nabyo irambwira ngo rero bagiye kubwamburwa. Nuko ndakoma rero nditegereza uko urumva yari hansobanurira. Arambwira ngo ziriya nka wabonye rero urumva ibimasa ni abatunzi b'isi, ni abatunzi. Noneho irambwira ngo ziriya nka wabonye rero zari ziragiwe n'abapolisi ariko bafite amadarapo atandukanye y'ibihugu bitandukanye. Irambwira ngo ni ibigeragezo bigiye kuzira abategetsi b'isi, ngo ziriya nka wabonye baragiye ni ubutunzi bwabo bategetsi b'isi. Irambwira ngo nabo bagiye kubyamburwa kubera ko batigeze bibuka Imana bibahaye, ngo Imana yarabazamuye ibagirira neza ibaha nta kitabahaye, ariko bakora ikosa ryo gusuzugura Imana, banga kuyubaha, banga no kuyumvira. Hanyuma rero marayika w'Imana arambwira ngo buriya nabo rero nabo bagiye kubyamburwa. Ngo niyo mpamvu ngo ari amashyi wabonye atandukanye ibihugu bigiye bitandukanye ngo biriya bigiye kuba ku isi hose. Arangije arambwira ngo kandi isi igiye guhura n'imivurungano, ngo igiye guhura n'imivurungano ku buryo nta uzavuga ngo aratunze ngo yitwaze ko atunze. Huya nta uzitwaza ko atunze. Niyo mpamvu yabwira ngo iriya gari ya moshi icyambwira ngo iriya gari ya moshi kuko wayibonye yirukanka cyane kuriya ni iterambere isi iriho iri kwirukanka cyane. Ariko abatunzi b'isi bagiye guhura n'ingorane. Noneho nukuvuga ngo rero yarambwiye ngo kandi bizaba bikomeye cyane. Nabonye ntago uruvuga ngo uko nabibonye ntago byihanganirwa, ntago byihanganirwa keretse nukwegera Imana tugasenga cyane kuko bizaba bikomeye cyane. Yarambwiye ngo isi igiye kunyura mu mivurungano y'inzara, sigiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Yambwiye imivurungano avuga n'inzara byivangavanze. Ubwo urumva ni ibintu byinshi bagiye guhura nabyo, ariko nta kindi bazize kwimura Imana bakayisuzugura. Nicyo bazize rwose, nta kindi. Ibyo rero byababaje Imana, bikorwa by'abantu byagiye bibabaza Imana. Imana irababara cyane. Nuko ubwo igihe mbyitegereza rero natangiye kwitegereza ndibaza ngo mbese birarangira biti, none se bizarangira biti? Ubwo urumva nabuze igisubizo. Ngo njye kubona nitegereje nabonye ahantu hari umurima w'ibirayi, ibirayi rwose byeze ndabyitegereza ndavuga ntese ibi birayi byeze uyu muntu yakuye he amazi? Ese imvura yayikuye he kugira ngo yeze? Abandi bose byaranze nta weza, ababo uyu we yahinze ate? Byamugendekeye gute? Ubwo rero igihe nyibaza uko uwo muntu byamugendekeye, marayika w'Imana arambwira ngo genda uhagarare kuri ibyo birayi, uhagarareho ntugira ahantu ujya. Ndagenda mpagara kuri ibyo birayi bihagara uko nakomeje kwitegereza. Rero bya birayi mbona bireze, mbona bigeze igihe cyo gukurwa. Noneho giye kubona mbona inka z'imyaku
zari inka z'imyakuza, zari inka z'imyaku z'ibihogo zisumbwa n'amahembe, zananutse zisa nabi ku buryo utashobora kurya uzireba, zasaga nabi cyane. Noneho mbona zari inka zitabarika, zari nyinshi cyane zitabarika, ariko zari zifite abashumba batatu. Hanyuma abo bashumba batatu, umushumba umwe yari afite inkoni, undi yari afite umwase, undi afite imbunda, nibo bari baziragiye. None nanjye ntangira kuba nyingura ntuburera abagabo nabo baravuga ngo bararagiye inka zimeze gutya. Marayika arambwira ngo oya have, izo ntabwo ari inka nk'uko ubitekereza, ahubwo arambwira ngo abo ni abantu b'Imana, reba ukuntu babaye, ngo muri iyo nzara bazasonza bagubwe nabi cyane, bamere kuri iyo wareba. Ngiye kubona mbona baraziraza ziza kurya bya birayi. Igihe ziza kurya bya birayi arambwira ngo zirukane, ndazirukana nti she nimugende. Igihe nzirukana noneho arangije arambwira ngo ibyo birayi ureba, narazirukanye ziragenda zitabiriye. Arambwira ngo rero ibyo birayi ureba, ibyo uzambwirire abana banjye ngo banyubaha batajya basuzugura, uzabambwirire ngo muri iyo nzara, muri ibyo bihe bibi bigoranye gutyo, uzabambwirire ngo nzabagaburira kuri ibi birayi, ntago bazicwa n'inzara, n'abana babo ntago bazicwa n'inzara, kuko banyubashye batigeze basuzuguza. Ariko irambwira ngo uzambwirire izo nkoramabi zintumvira, uzabambwirire ngo nzabahana kuko banze kunyumvira, bakasuzugura, bakanyimura. Imana itugirire neza. Hanyuma rero urumva nakomeje kubyitegereza, byari ibintu bikomeye cyane, urumva byari ibintu bigoranye cyane. Ndavuga nti se aba bantu barinda babaye intumvira, ni iki cyabiteye, ni iki bakoze, ni iki? Numvaga nyine bigoranye cyane kubyumva, kumva ibyo bihano bimeze gutyo. Nuko marayika rero arambwira ngo reka nkwereke ibyo bankoreye byatumye mbabara. Ubwo rero nkagira ngo wenda mbe mpiniye ahangaha, kubera ko ari birebire kandi umuntu atabivuga umunsi umwe ngo abirangize, ahubwo nkagira ngo senge, ahubwo noneho mukazadukurikirana kuri episode ya 2. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimira muri uyu mwanya bwa butumwa bwiza wampaye, ndimo ndabutambutsa ya message wampaye ngo mbwira abantu bawe isi byumve, bamenye ibyenda kubabaho ko bayisuzuguye. Mana yanjye ndimo ndabitambutsa rero, ndagushimira kubwo abantu benshi badukurikiranye, bumva ijambo ryawe, bumva imbuzi n'urukundo ukunda abantu, izina ryawe nirihimbazwe. Nuko rero ukomeze kubana nabo, kandi ubutumwa bwiza bugere ku mitima, abantu benshi habeho gufata ibyemezo byiza, habeho guhinduka kw'abantu benshi, kugira ngo batazahura n'ibi bihano bireba isi yose. Ndagushimira ko gusenga kwanjye kumvishe mu izina rya Yesu, amen.